papa musigora kwasa utaneri gituza gusa tapaka na mana pasara kunetekia di muganga wivuga ururimi rutebuka Chabugufi simfukamira wewe fukamira imana Chabugufi ukura Chabugufi fukamira shitani ndavuze ngo sindi shitani di muganga rutebuka Chabugufi rutebuka fukama re beve papa kaya turi kumwe na muganga Rutebuka wa mugabo ufite amenyo yihariye asa n'iki giti do egereza kamera di ajyaho n'iki giti neza uyu mugabo twaramubuze rero twarewe ahantu yagiye ariko aravuze ati narindi mu kazi kenshi tujye kumubaza ese amazi iminsi turakwakiriye nanone kuri 5 Guys TV. Muganga Rutebuka no wa wundi ndabwo njya mbinduka uretse abantu bambindura abantu bagira gute bihinduranya ngewe ni ikigoyi ni ikigari ariko ibintu uvuze si Kirundi ni gike uvuga ngo uretse abantu bampindura bihinduranya Rutebuka oya naga ari ibyo wari uvuze ngo ntago nyampinduka uretse abantu bambindura bakihindura Rutebuka kandi atari bo ngewe yego Rutebuka dore nga yamenyo yanjye wayabonye ako buretse gatoya nyeganyeza gutya tureke iryinyo ritavamo jewe fata n'urutoki unyeganyeze tureke ritavamo ayamenyo narayogeje naguze n'imiti yose ibaho hari n'abadogiteri nagezeho bo mu Rwanda ariko nda numwe wigeze ayashobora yego nyine nyeganyeza tureke ritavamo nyeganyeza iryinyo rimwe tureke ritavamo reba yose fata urutoki unyeganyeze reba nyakarage tureke ritavamo enda nawe shinguza muri mwe uretse turebe kora mu kanwa k'umuntu nibyora oya ngenda bikwemereye ntacyo kugira ngo tubone amenyo ya Rutebuka reka mpondesheho mikoro ukuri kujya zana mpondagure tureko atavamo rimwe kabiri sikokomeye aya na amenyo yanjye ngiye muganga Rutebuka mana we ya amenyo ni mazima wari uri heherero nyuma y'iminsi myinshi utagaragara especially hano kuri 5 Guys TV wari uri abanyarwanda abo muri Afrika benshi Afrika nyinshi yarabuze abarundi abo muri Kongo abo muri Tanzania Uganda muri Zambia hose barambuze yego ariko maze iminsi ku kibazo gikomeye ngo y'Rutebuka ndongera mpondeho urongera hondeho oya ahubwo koresha n'indoki noneho dukomeze ngiye muganga Rutebuka ndago njye niyoberanya sinjye nambinduka uretse abantu bambindura yego wagiye he nyine ko wabuze nibyo ndi kuvuga wagiye narakara kubera abantu bambindura utazanye ya nkoni isura bagira ute noneho mwuka byara iriya ngoni uburetse fite ikintu ngomba gukora ngiye muganga Rutebuka ndahari kandi ndi wa wundi ni ngewe amenyo yanjye nicyo kimenyetso ijwi ni ryarindi ni ikigoyi kibuzi aho bajyanaga abakobwa kwa mama batwaraga imyendaro kera atari ku bwa muzehe wacu nangize ngo ikinyendaro nicyo muri iyi minsi n'ibyo hambere dufite umuzehe uramuzi ndamuzi His Excellency Paul Kagame tuvuge tuganira tujye tunatembera His Excellency Paul Kagame intore zirusha intambwe uriya mwubaha kuruta abandi bose yego kuko araho yadukwiyare nahangejeje ngiye muganga Rutebuka nzakubaha kandi nzanagutambira n'igitamba kuri ngewe wenda iyi video nta ni yari kureba azayibona uzayibone ni ngiye muganga Rutebuka okay so rero ndi muvuga ngo nyuma y'iminsi myinshi utagaragara turakubonye tubwire urumaze iminsi hehe mu biki urabona ahantu usanze niho ndi kuza turuko haraye ndasuku kihaba do ariko ko nasize hano habisuku byagenze bite aha hari iwanjye ni iwanjye kuki habaga isuku unakaba ndayikibaho tujyana mu nzu kuko imvura iraguye bon egera hirya nubwo ndi kubona akavura kari kugwa egera mu nzu ariko hano ni iwanjye yego tubwire ibyo umazemo iminsi guma hano nta kibazo yego ariko ngwino ngwereke iwanjye
nakweretse hahandi ariko sinakwereka mu cyumba. Si ubundi mu cyumba urahazi? ariko Dore mu cyumba iwanjye. bino bintu byo gukunda ibyatsi rero ni iby'abakire ubundi mu buzima busanzwe abanyamafaranga. Dore iwanjye. Ngiye muganga Rutebuka amaze iminsi itari mikeya, ariko nari ifite ibibazo kuko ngiye nita ku muntu ubabaye kuruta abandi. Yego, icyo kintu kinziho. ndababaye uyu munsi uranyitaho. Ndababaye twabuze kamera woman wacu witwa Ishimwe, katubyihorere. Ndababaye. Unyibukije Ishimwe wanjye. Mwana w'umukobwa twakoranye byinshi bigiye bitandukanye, yaragusuye agira ate. Ishimwe warabuze ku buryo utanamushinga utanahabonetse kubera nyine ibyo wari urimo. Ugiye no kutubwira hano kugeza kuri isaha. Ishimwe umukobwa wanjye witabye Imana azize imbanuka, ari kuri moto cyane, yapfanye we. Unyibukije Ishimwe. Ishimwe ni umukobwa nakundaga, wari ufite ibitekerezo bizima by'ejo hazaza. Namubonagamo kwigira urabizi? Yego. Gukunda n'ejo hazaza. Yego. Ariko Ishimwe aho uri hose ngiye muganga Rutebuka, imbaraga zanjye ngorana nazo zose twaragushyigikiye, uzagereye amahoro kandi humura turi kumwe nawe. Bazi ikindi ushaka kumbaza? Cyo navugaga ni ahantu umaze iminsi imvura no kugwa, ngira ngo tugiye no kumera nkaho tuhagazemo gake, wenda sinzi nimba turi buze kongera kubona umwanya imvura iri kugwa. Tubwire mu ncamake umaze iminsi he? Ngiye maze iminsi Ibunya. Ibunya ni ukuvuga iki? Ni mu gihugu cya Kongo. Ni quartier yitwa uko? Niko yitwa, benshi barayizi. Abo muri Amerika barayizi, Afrika, Aziya hose, Oman, mu Bufaransa hose nda abantu batazi Ibunya mu gihugu cya Kongo. Abanyarwanda twese turahazi. Niho maze iminsi. Wari uri mu biki rero? Hari umuntu rero wari ufite ikibazo, nifuza no kumubereka mukamumenya. Niba abenshi muzana mutemberere mumenyere umuganga Rutebuka wari we. Yego. Mwere kujya muranyitiranya nabo mubonye bose. Uyu mudamu yari afite ikibazo akimaranye imyaka 3. Yego. Inzu yose yajyamagamo umuriro wawe tutungutwaga muri matora. Umuriro uhe? Ubwo ni umuriro uva, umuriro waka bisanzwe. Inzu yose ajyamyemo umuriro watungwaga muri matera, inzega iteshya. Yaraye kwa pasiteri Ibunya. Pasiteri Ibunya mu mwegere mumwe arababaza, arababwira. Bigeraho bamurambirwa, bavuga ko bamwirukana kubera ko ari umurozi. Yego. Bamwirukana azigoma. Ajigoma, Igoma bafata umwanzuro wo kumwohereza kwa muganga Rutebuka. Baramwambukije araza, naramutabaye. Yego. Nibyo kibazo mazemo iminsi, nageze Igoma ndagenda njya kumutabara ngira n'ahandi hose. Ubu ni muzima, mumuhamagare. Yego. Ababwire. Yararwaye iki harya? Yararwaye ngo ni imbaraga z'abadayimoni. Abarozi babaho kuki abanyarwanda batemera ko abarozi babaho. Afrika yose, Abanyamerika, Buraya hose bemere ko abarozi babaho. Abarozi bariho, ariko hari n'abavuzi. Turahari, ngiye muganga Rutebuka ndahari. Yego. Icyo mbaza ni ikihe kindi? Hari gahunda y'ibijyanye ni nayo tugiye gusoreza ukuvuza ahantu wari uri n'amavideo abantu bagiye bayabona, turanabereka fresh ahantu wari uri. Nubona kuye mu shyamba nabyo bimenye byose, reka muguhereze nawe. Waramubonye nawe, reka muguhereze byose abantu babibonye.